nyakubahwa perezida w'igihugu, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, rwose ndagutabaje nkurikiraniro umwana wanjye arenganurwe, atahe rwose aza tunga umuryango uko yarawutunze, kuko ndumva imibereho yacu yabisa nk'irangiriye ahangaha. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nkurikirana ikibazo cya ya mpano. Disi ni nkuri babasha ku muryango wa ya mpano. Nyuma yo kuri uwa kabiri tariki 9 Kamena 2026 ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hasomwe mu ruhame umwanzuro w'urubanza ruregwamo ya mpano, akaba yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo nyuma yo gusanga ibyaha bitatu muri bitandatu yakekwagaho. Basanze muri ibyo byaha bitandatu rero bitatu ari byo bifitiye ibimenyetso bifatika. Kuri ubu ngubu rero akaba agiye koherezwa imageragere. Dore noneho ibintu byateye agahinda abantu benshi, by'umwihariko ku muryango wa ya mpano ndetse no ku bakunzi be. Kuri ubu ngubu papa wa ya mpano aje asabira umuhungu we ya mpano imbabazi. Ni ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa Urugendo TV. Mu kiganiro no mu papa wa ya mpano yaje kuba yagirana n'umunyamakuru, yaje kuba yahagaruka ku ifungwa ry'umuhungu we ya mpano. By'umwihariko papa ya mpano yaje asaba ubuyobozi, by'umwihariko perezida wa Repubulika Paul Kagame, asabira umuhungu we ya mpano mu magambo yuzuye agahinda agira ati: ya mpano niwe wadufashaga ibintu byinshi, ngo niyo yabonaga sense yazaga akaziduha ndetse no kurya byaro umuhungu wanjye ya mpano. Gusa mwe nimugire ikibazo, kino kiganiro papa ya mpano yagiranye n'Urugendo TV avuga ku ifungwa ry'umuhungu we ya mpano, ndaza kukibashyiriramo mu cyumve neza 100%. Bibutsa ko uyu munsi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasuzumye ikirego cy'ubushinjacyaha, nuko ya mpano yireguye bafata umwanzuro wo kumufunga iminsi 30 y'agateganyo. Impamvu urukiko rwashingiyeho nuko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, kunywa urumogi no kwangiza ikintu cy'undi bifitiwe impamvu zihagije zo gukekaho ya mpano ibyo byaha. Mu byaha bitandatu uyu ya mpano yarakurikiranweho, ibyaha bitatu bya mbere ibyo ngibyo amaze kubabwira nibyo bifite impamvu zifatika cyangwa se bifite ishingiro. Noneho ibindi byaha bitatu bisigaye harimo nk'icyaha cyo gukoresha ibikangisho, icyaha cy'ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi ndetse no gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko, nta mpamvu zikomeye zigaragazwa. Noneho kuba bamukatiye iminsi 30 y'agateganyo nuko ibyo byaha bya mbere twabanje kuvuga, bya bindi bitatu bibanza ari byo byaha bifite ishingiro, noneho bagiye kuba bakigaho, noneho bakaba bakamukatira wenda nk'imyaka biramutse bimuhamye, cyangwa se iyo minsi 30 yaba yashize bakabona ibyaha bitari kumuhamije na kwijana bakaba bamufungura. Nkuko renda bibasezeranyije rero, reka turebere hamwe ikiganiro papa wa ya mpano yagiranye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa Urugendo TV. Turebe ikiganiro bagiranye n'uwo munyamakuru tubashe kumenya ibyo papa wa ya mpano yabashije kuba yavuga ku muhungu we ya mpano. Wekisabwa nta kindi, kora subscribe kuri no channel kugira ngo amakuru nk'aya ngaya mashya, amakuru y'ubwenge kandi uyabonere ku gihe, ajya kugiraho nawe gatanduko. Kandi kino kiganiro niba gikunze, kora like ugisharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kuba zamenya n'amakuru. Je mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 254. Na amazina nk'ay'indyankwe, gusa indyankwe yaremeye kurya ibiti, njye naremeye kugusobanurira. Nyita Mess. Ndagira ngo kano ka video uze kugakurikirana neza 100% kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Papa ya mpano nkimenya ko iki kibazo cyabaye kuri ya mpano byanteye akabaro n'agahinda, ariko nkomeza kuvuga ko dufite igihugu cyiza kandi dufite ubutabera bwiza. Nkomeza kwizera ko azarenganurwa kuko dufite ubuyobozi budukurikirana. Ariko none uyu munsi nageze ku rukiko, basoma ingingo yarezwe, ibyaha yarezwe akurikiranyweho. Nuko hari ibyo nabumbishije bagiye basanga nta bimenyetso, nza gukurikirana sanga hari ibindi byaha yiyemereye ko yanyweye urumogi, ko yabashije kurwana ariko atabifitemo imbaraga zo kugira ngo yice umuntu. Nuko nkibyumva rero mu by'ukuri natangiye kugira icyizere cy'uko umwana wanjye yashobora kuzataha, ariko bageze ku ngingo ya nyuma bavuze ko ya minsi 30 akomeje kuyifungwa, byanteye agahinda gakomeye kubera ko uriya mwana niwe warugize umuryango wanjye, niwe waruntunze, niwe warutunze famiye, niwe twarebagaho amaso kubera ko adukunda cyane kandi akabazi ko imibereho yacu ari migufi n'igihumbi yakituzaniraga. Niyo yabona agasenkisa yatwohererezaga kuri telefoni tukayahahisha, utubazo dufite mu rugo tukadukemura. Yatarabona amafaranga ariko ibyo byose utwabonaga ntabwo yaducuraga. Nyakubahwa perezida w'igihugu, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, rwose ndagutabaje nkurikiraniro umwana wanjye arenganurwe, atahe rwose aza tunga umuryango uko yarawutunze, kuko ndumva imibereho yacu yabisa nk'irangiriye ahangaha. Nyakubahwa perezida wa Repubulika,
rwose nzi ko ukunda abanyarwanda, nzi ko ukunda abaturage bawe, nzi ko rwose ari wowe duhanze amaso ko abarenganurwa ari wowe ujya ubarenganura, ujya urenganura abantu mu masambu, ujya urenganura abantu bagize ibibazo bambuwe inzu zabo ukongera ukazibasubiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, unkurikirana ikibazo cya ya mpano mu muhimbabazi nk'uko yazibasabye. Rwose nimbona umwana atashye nzakomeza gushima Repubulika y'u Rwanda, nzakomeza kuba nanjye nzababa hafi, nta muntu uzabavuga nabi. Numva utangiye kugira ibibazo raduhamagaye nk'umuryango, mpamagara nka papa na mama we, ndetse dufatanya n'umuntu w'umuterankunga we nawe amutumaho manaji we, turaza tugera mu rugo batubigira ikibazo cyabo, turabaganiriza, tubabwira uburyo bagomba kubana neza, ukuntu bagomba kujya mbega bihanganirana, kuko ntabwo dutuye mu ijuru, dutuye mu isi. Ubwo rero tuhava tuzi ko ibibazo tubikemuye, ariko nyuma yaho n'ubundi ntabwo byaje kuba byiza. Nibwo numvishije nyuma yaho ko umudamu yagiye kumurega muri ribu, nuko ubwo rero twumva ko ibyo twabaganirije ntabwo babiha agaciro, yahise ajya kumurega n'ubundi muri ribu. Ubwo numva ko ibyo twamuganirije batabihaye agaciro. Umunsi mugira inama icyo gihe hari habaye iki niba atari ibanga? Gusa kwari ugushyamirana, yatubwiraga ko umugore arara mu kabari, akatubwira ko ngo agenda atamubwiye aho agiye. Umugore nawe akatubwira ati ya mpano akunda kuvuga nabi. Umugabo nawe akatubwira ati nawe uvugira hejuru, iyo nkubajije ikibazo uvugira hejuru, ntujya wihangana ngo tunegosiye ku kintu kitameze neza. Ubwo rero tubabwira ukuntu bagomba kujya bihanganirana, kandi kubaka urugo ntabwo kuba wagiye mu ijuru, ahubwo abaruri uvuye mu isi ugiye mu yindi. Tubabwira rero ko kubaka urugo atari kujya mu ijuru, ahubwo urugo ruba rurimo ibibazo byinshi, ariko bakajya bihanganirana mu bibazo bahuye nabyo. Ya mpano ubundi yari umwana umeze gute mu muryango, mwari mubanye gute? Nagiye numva kuri ibiganiro kenshi aravuga ati mfite papa wanjye nkunda, ati papa wanjye aratandukanye akuvuga, nubwo abantu bakubonye, ariko dusangize ku buzima bwanyu na Yambara. Ni umwana wabyirutse, ari umwana usenga, abyirikiye muri Sanisikuru, ava muri Sanisikuru ajya muri korali y'urubyiruko, ava muri korali y'urubyiruko ajya muri korali nkuru, ava muri korali nkuru ajya mu ishuri. Ubwo nibwo yatangiye guhanga, ariko ni umwana utarigeze utunanira, ni umwana wo twumviraga, ni umwana wabaga mu rugo, ntiyaraze no kuzerera. Ni umwana washakaga igihe cyose ukamubona. Uyu yavuze ati natangiye kunkura mu rukiko, yavuze ko yatangiye kunkura umugi yiga mu 3 segonderi, ariko yaje kurureka nyuma aza no kuza kwijyana muri rehab kuba bamukurikirana. Ubwo yiga segonderi mwamubonaga gute? Gusa ibyo kunkura umugi pe sinegeze mbirabukwa, ntabwo nabirabutswe, kuko bisa kose twabaga mu rugo. Ngewe nakundaga gucururiza hano i Kigali, ariko nawe yiga i Bugesera, kuko n'urugo niho ruri, abana n'abashiki be, numva nta kibazo gihari. Kuko ko yabyirukira mu gakiza, sinegeze mukekera ko azanywa n'urumogi, ahubwo bishoboka kuba yarabaye mu gikundu kibi kikamwigisha ibintu bibi. Bishobora kuba ari abantu babi babanye, ariko ubundi yari umwana rwose udakinisha inzoga, udakinisha itabi, nta kintu cy'ibiyobyabwenge yabonaga rwose yanatekereza. Hamwe icyifuzo cyanyu nk'ababyeyi, birumvikana itegeko riba ryakurikijwe aha ngaha, ariko nk'ababyeyi niki kiri ku mutima wanyu muri aka kanya? Icyo nabona, kubera ko numva ibyaha bamushinjaga byinshi yabyemeye, akabisabira imbabazi, ubutabera nabwo bwamuha imbabazi nk'uko nawe yabasabye imbabazi, agakomeza agateza igihugu imbere, agateza n'umuryango imbere. Ariko ubundi ntajye muri prison, kuko muri prison ntabwo ari hakemura ibibazo, ahubwo ibibazo bamuba hafi, leta y'u Rwanda ikamuba hafi, natwe ababyeyi tukamuba hafi, tukamugarura mu muryango, ariko atagiye kuba ahantu mu gihome. Ese bingibi papa wa Yampano ari gusabira Yampano hari ibyo byatanga? Jya muri comment tubwire. Ni naha ngaha dusuresha ikiganiro cyitwa bimenye gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel ari we Mese Empire Talks. Kura subscribe kugira ngo utazajya ucikwa. Ndabakunda cyane.